Welcome again guys. Uyu munsi tugarutse ku bahanzi babiri bagaragara nkaho ari bakuru mu Rwanda, ariwe Itayiwacu Blaise cyangwa se Bruce Melody ndetse na The Ben uzwi ku izina rya Tiger B. Aba bose babiri ntabwo bari kumvikana cyangwa se ntabwo bagendana neza mu buryo bwo gukora akazi kabo nk'umuziki, nk'uko ugiye kubibona aho bari bahuriye muri meeting yabo. Mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Bruce Melody akimara kuvuga yuko mu gihe kitarenze iminsi 3 azasohora indirimbo bita Munyakazi kugira ngo aho bazajya burira bose bajye basobanukirwa ubusobanuro bw'iryo zina Munyakazi. The Ben nawe yese ababwira ko mu gihe kitarenze iminsi 5 azasohora indirimbo bita Indabo Zanjye. Iki ngiki ni kigaragaza neza yuko bari muri competition cyangwa se mwihangana ridasanzwe nk'uko byahoze mu minsi yashize, aho The Ben yavuze yuko agiye kuzasohora indirimbo bita Plenty, naho Bruce Melody nawe akahita avuga yuko uwo munsi cyangwa niyo saha The Ben akimara gusohora iyo ndirimbo nawe azasohora indirimbo bita Iyo Foto. Niko byagenze. Indirimbo ya Bruce Melody yasohoye bita Iyo Foto yagaragayemo amashusho yiwe ari kwigana The Ben ibyo yakoze cyangwa se ibyari byamubayeho mu gihe yavugaga ko yakuriye ishanga. Si neza yuko mwagiye mubyumva akenshi cyangwa se byataraninze kuri social media nyinshi zitandukanye. Ibi bikagaragara yuko muri iyo video cyangwa se muri iyo ndirimbo ibitwa Iyo Foto ya Bruce Melody, video yiwe akenshi yagiye igaragaramo ibice by'uko yagaragaraga ari kwigana The Ben uburyo yakuriye ishanga, Bruce Melody nawe ari kumwigana cyangwa se ari kumusebya kugira ngo bitazibagirana cyangwa kugira ngo abafana be bongere babyibuke. Iki ni kigaragara rero ko bari guhangana cyane, ko batari kumvikana mu buryo bwabo bwo gukora umuziki. Ibi ngibi rero ni bituma badakorana neza cyangwa se ngo bakorane indirimbo, mu gihe cyashize Bruce Melody ndetse na The Ben bari bafitanye indirimbo bagomba kuzakora. Iyo ndirimbo yari iya Bruce Melody. Bruce Melody yagiye muri studio arikodinga amajwi yiwe cyangwa se refri yiwe y'indirimbo, ajya kureba The Ben kugira ngo nawe arikodinge amajwi yiwe cyangwa se verse yiwe y'indirimbo kugira ngo bashe kuzuza iyo ndirimbo banayisohora. Yagiye asanga The Ben ari kwikinira agakino, ntiyamwitaho, ntiyagira n'icyo amusubiza ngo amubwire niba atajya muri studio kurikodinga cyangwa se niba abyanze. Nyuma yaho yuko The Ben avuze ko azasohora iyo ndirimbo Plenty, yari yabanje kuvuga yuko abantu cyangwa se umuntu uzatombora izina ry'indirimbo agiye kuzasohora azamuhemba 500,000. Abenshi baje kuba barivumbura kuko yaratanze amazina 10 y'indirimbo, harimo abavumbuye ko ari Plenty agiye kuzasohora. Mu gihe mu kirori cyo guhemba abari babitomboye yagaragaye nanone ari kongera gukina wa mukino Bruce Melody yamusanze ari gukina. Ibyo bikagaragara neza ko ari competition cyangwa se nawe yari ari kumwibutsa yuko yamuciye amazi mu gihe yamubwiye ko bagomba gukorana indirimbo. Iki rero ni ikigaragara yuko bari muri competition idasanzwe cyane. Nanone turagaruka kuri manager wa The Ben wavuze kuri Bruce Melody ibidasanzwe cyane, avuga ibintu bigera kuri 5 amukundira cyangwa se bituma akunda Bruce Melody. Icya mbere yavuze yuko Bruce Melody ari umuhanzi uzi kuririmba neza, yavuze ko ari ikintu cya mbere amukundira. Ikindi cya kabiri yavuze ko Bruce Melody ari umukomedian azi gusetsa cyane, anavuga yuko hagiye haba ibirori byo gusetsa bajya bamutumira kuko azwiho gusetsa cyane, nkaho yavuze ngo mu gitaramo cyangwa se muri meeting ya Meet to Meet Tonight aho bari bamutumiye yabashatize cyane, asetsa abantu mu buryo budasanzwe ndetse aranababwira ati babe bategereje gatoya araza maze atagenda ntiyagaruka. Naho icya gatatu yavuze yuko ari umubyeyi ukunda abana be kuko ari abantu benshi yagiye afasha kuzamuka mu muziki nyarwanda tuzi nk'aba Juno Kizigenza, Chris Easy ndetse n'abandi benshi batandukanye.
iki rero kigaragara ko ari umubyeyi ukunda abana biwe cyangwa se ba petit frere wiwe ko yagiye bafasha kuzamuka mu muziki cyane. Naho icya kane yavuze yuko akunda studio, yavuze ko Bruce Melody ari umuntu ukunda studio cyane. Icya gatanu yavuze yuko ari umuntu ukunda amafaranga, ko ari nayo mpamvu akora cyane kugira ngo ayabone. Ibi rero ni ibintu manager wa The Ben yavuze kuri Bruce Melody ko ari byo amukundira cyane. Nanone turagaruka ku muhanzi bita Bull Dogg uzwi nk'umuraperi, nawe yagarutse ku mubano wa The Ben ndetse na Bruce Melody, aho yavuze ko abona yuko bitagakwiye ko bari guhangana kandi ari bakuru babo mu muziki, ahubwo bagakwiye guhuza imbaraga bagakorera hamwe kugira ngo babashe kuzamura umuziki nyarwanda ugere ku rundi rwego ruri hejuru kandi rushimishije. Ibi rero ni bimwe mu bigaragara yuko Bruce Melody ndetse na The Ben batari kumvikana cyangwa se gukorana neza mu buryo bwo gukora umuziki wabo neza, aho bari muri competition. Umwe avuga ko azasohora indirimbo, undi akavuga yuko nawe azayisohora. Kuko mwibonye Bruce Melody akivuga yuko azasohora indirimbo bita Munyakazi nyuma y'iminsi 3, na The Ben nawe yavuga yuko azasohora indirimbo bita Indabo zanjye nyuma y'iminsi 5. Muri make ni ibigenda bigaragara yuko bari muri competition cyangwa se ihangana bikomeye cyane ridasanzwe. Ikindi nanone nakwibutsa ni uko Bruce Melody ndetse na The Ben bagiye bagirana ibiganiro nyuma yaho, nyuma y'uko bamaze gusohora indirimbo zabo zasohokeye igihe kimwe, ariyo Print ndetse na iyo foto ya Bruce Melody, aho Bruce Melody yandikiye The Ben akabwira ati nabonye yasohoye indirimbo. The Ben yamubaza uburyo yibonye, Bruce Melody amubwira ko ari nziza ariko itazarusha iyo foto kurya hit cyangwa se gutwika kuri social media platforms. Nuko The Ben we amubwira yuko bagomba gutegereza kugira ngo bazarebe umubare wa views cyangwa se engagement izagira kuri rubuga rwa YouTube bari bamaze kuzipostinga. Iki rero ni ikigaragara ko bakomeza kugira competition iri hejuru cyane, kabone niyo bagaragara bishimanye cyangwa se baseka, ariko competition itajya ibura. Bruce Melody akimara kumva yuko The Ben nawe azasohora iyo ndirimbo bita Indabo zanjye, nawe yese agenda yerekeye muri Nyabugogo muri gare iherereye mu mujyi wa Kigali, aho bari bamusabye ko ashobora kuzatemberera akahamara nibura amasaha 4 yonyine, maze ibyo yabonye akazibikoramo indirimbo. Gusa Bruce Melody agihagera abantu benshi bamuhundagaho cyane bitewe n'urukundo bamufitiye, bamwereka yuko bamufana cyane. Gusa byaje kugaragara nk'aho biteje umutekano mukeya, polisi isaba Bruce Melody kuba yakongera kwinjira mu modoka yiwe maze agasubira mu rugo iwe, kuko byari biteje umutekano muke cyane aho muri gare ya Nyabugogo. Nuko Bruce Melody ntabwo byatinze yaje kuba yakubaha polisi. Gusa agiye kwinjira mu modoka yagiriye neza umudamu wacuruzaga ku gataro, kuko yamuhaye amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500. urumva yuko yamukuye ahantu hakomeye cyane. Nyuma yaho nanone Bruce Melody ntabwo yigeze ava ku ntego cyangwa se yica amasezerano yiwe yasezeranyije abakorera muri Nyabugogo cyangwa se abahazi n'abahatuye. Iyo ndirimbo ye azasohora bita Nyabugogo ishobora kuzasohoka muri uyu mwaka tugiye gutangira wa 2026. Mbere yuko tuza kuba nasoza iyi video cyangwa se kino kiganiro, igishoro cyiza cyane kigufasha kumenya updates zose, ndagusaba yuko wakora subscribe ndetse ugafungura n'inzogera kuri muyoboro wacu YouTube nk'inkunga ikomeye cyane waba uduteye. Ikindi ndaza kuba nagusaba kwandika muri comment utubwire ese ari Bruce Melody ndetse na The Ben ubona ari inde urenze, tubwire n'uburyo bashobora kuba bakoranamo kugira ngo umuziki nyarwanda uzamuke, ndetse utubwire n'impamvu wahisemo umwe muri bo kuba urenze undi, uvuge impamvu ari we wahisemo cyangwa se ari we urenze undi. Uraza kubitubwira, tubwire ndetse n'ugaragaza ko bari muri competition cyane ko yagakwiye kuba yahagarika ibyo akora kugira ngo bagendane neza cyangwa se bakorane neza. Dukomeze kuryoherwa n'amakuru yacu rero tukugezaho ya buri munsi cyangwa se updates zitandukanye z'ibyamamare by'umwihariko mu Rwanda ndetse no ku isi hose. uze kuba watubwira igitekerezo cyawe muri comment, cyangwa se niba ari icyifuzo n'ikibazo uratubwira, nta kibazo. Nawe utaha mu zindi video nziza tugenda tukugezaho nk'uyu munsi ndetse n'iminsi yose iri imbere mu gihe cyose
uri hano. Niyo mpamvu nakubwiye ati kora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo ujye urushaho kuba update, kugira ngo igihe cyose dusohoye video kuri iyi channel yacu ujye uhabwa ubutumwa cyangwa se notification y'uko video yamaze kuhagera, kugira ngo ube watangira kuyireba cyangwa se kumenya amakuru menshi agiye atandukanye yo hirya no hino. Gusa nubwo Bruce Melody ndetse na The Ben bagaragara nk'aho bari muri competition, gusa muri meeting yabo bemeje yuko bagomba kuzakorana indirimbo cyangwa se kuzakorana mu yindi mishinga y'umuziki, kugira ngo bakomeze kuzamura umuziki nyarwanda ugere ku rundi rwego rushimishije. Banavuga yuko mu gitaramo The Ben azakora Bruce Melody nawe atazaburamo, azaba yahataka. Yumva yuko bizaba ari ibintu byiza cyane, kuko kubona abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda ariwe Bruce Melody ndetse na The Ben bazahurira mu gitaramo. Ubwo icyo gitaramo kizaba ari cyiza cyane, kizaba kiryoshye, urabona ko abantu babiri baziri hejuru mu muziki nyarwanda bazaba bahuye bagahuza bagakora igitaramo. Urumva ko ari ibintu byiza. Niyo mpamvu ngubwira rero uti kora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo nayo ibyo biganiro cyangwa se uburyo iyo performance yagenze tuzayikugezeho neza, uyimenye mu ba mbere. Ukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'iminsi myiza yo gusoza uyu mwaka ndetse no gutangira umwaka mushya.